Mugire igitondo cyiza bene data na bashiki bacu bari hirya no hino muri iki gihugu cyacu dusangiye ibi byigisho. Ibyigisho byacu birakomeje, tugeze ku ngingo yaho, ku ngingo yo kuwa kane. Mukaba rero mugiye gufatanyiriza hamwe na Aimable Nshimiyimana. afatanije na Nzabamwita Pierre. Reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Data twese udukunda kandi uri mu ijuru, ijambo ryawe ugiye kuduhuguza muri kino gitondo turabiporadije kugira ngo ubwo tuba turibunguye utimbore, eka umwuka wera adushoboze kugira imibereho ihuje n'ukuri kwawe, kandi amagambo ugiye kuduhuguza imibereho yacu ya buri munsi mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya rero reka dusabe Nshimiyimana atwibutse icyigisho twize ejo. Murakoze. Ejo hashize twabonye ingingo kwa gatatu ivuga ngo guhamagarirwa kwihana. Twabonye ukuntu kwihana ari ingenzi kandi ko buri muntu wese abikeneye kandi buri munsi. Uko kwihana rero niyo nzira itubasha kwiyunga n'Imana. Muri iyi ngingo yo kuwa kane rero reka iravuga ngo kugera ku rugero rwo hejuru. Reka dusabe Aimable ayidufashemo. Ingingo kwa kane ivuga ngo kugera ku rugero rwo hejuru ni ingingo ikomeye. Ahangaha umuhanuzi Yoweri aduhamagarira kugira ubukristo bukura, ntitube ingwingire cyangwa se ibikuri mu by'umwuka. Dukwiriye gukura kuko ubu ngubu usanga twugarirwa n'ikibazo gikomeye. Ubwo umuntu yatangiye bigakomeza gutyo mu bukristo, ntidutere intambwe mu by'umwuka. Ni ikibazo rero, ariko iyi ngingo aduhamagarira kugera ku rugero rwo hejuru. Ikibazo cya kirabaza kiti sobanura intambwe yihutirwa itorero ry'Imana rigomba gutera. Nihe ntambwe itorero ry'Imana ari bo batwebwe dukwiye gutera? Dusome muri Yoweri 2:15 kugeza 17. Muri Yoweri 2:15 haragira hati: muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere, umukwe nasohoke mu nzu ye n'umugeni mu nzu yarongorewemo. 17. Abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango n'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati: Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Ni iki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati Imana yabo iri hehe? Dukurikije amagambo tumaze gusoma ahangaha, yerekana yuko imibereho y'umukristo ikwiriye kuba imibereho ikora. Hano hari amagambo bavuze agira ati: iyaba umwenda ukingiza hakurwagaho, iyo mwasobanukirwaga imigambi y'Imana ndetse n'amateka agiye gusukwa ku isi iciriweho iteka, iyo mwasobanukirwaga n'inyifato yanyu ubwanyu, mwagira ubwoba kandi mugahindura umushyitsi ubugingo bwanyu bwite n'ubugingo bwa bagenzi banyu. Amasengesho akomeje kandi avuye ku mutima umenetse ushenjaguwe n'intimba yasengwa akazamuka agana mu ijuru. Mwarire hagati y'uruhamo rw'umuryango n'igicaniro, mukatura ubuhumyi bwanyu mu by'umwuka no gusubira inyuma kwanyu. Tubonye akaga twugarije, tubonye uburyo ibyago bituri imbere, byatuma twatura tugasabira Imana imbabazi ubuhumyi bwacu mu by'umwuka no gusubira inyuma kwacu. Nimureke rero dukore uko dushoboye kose ubukristo bwacu bugaragarire mu bikorwa, tubeho imibereho yahindutse. Nicyo kizatuma tugera ku rugero rwo hejuru mu by'umwuka. Ikibazo cya B mu gihe ari kuturebera muri Yoweri 2:23 kirabaza kiti: ni gute Imana yifuza gusubiza bene aya masengesho avuye ku mutima avugwa n'ubwoko bwayo, amasengesho asengwa n'ubwoko bwayo? Ni gute Imana yifuza kuyasubiza? Nsomere Yoweri 2:23 haragira hati:
noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavuye imvura iy'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwambe. hariya Yoweri avuga iby'imvura y'umuhindo ari imvura y'itumba. Ubu buhanuzi bwa Yoweri ni ubuhanuzi bunejeje, kuko ubuhanuzi bwa Yoweri bwasohoyeho igice umunsi wa Pantekote bw'Umwuka Wera. Yoweri ni umuhanuzi, ndetse abanyamateka bavuga neza yuko Yoweri yari umuhanuzi uri kuko ukomeye wahaririye ubutumwa buremereye bwa Yesaya, kuko Yoweri ni umwe mu bahanuzi bahanuye igisukwa ry'Umwuka Wera. Umwuka Wera rero yasohoyeho igice ko 1/2 umunsi wa Pantekote. Icyo gihe niryo Imana yasutse imvura y'umuhindo. Ubwo ngiye rero dukwiriye kwitegura gusukira imvura y'itumba, kuko tumaze kwibana ahangaha. Rero iyi mvura y'itumba Imana izayidusukira, ko dusoma ngo haturamijwe umuzingo wa mbere, Imana izayidusukira nk'igisubizo cy'amasengesho. Ubwo ndikomojeho kubera ko hano babaza ngo ndi gute Imana yifuza gusubiza bene amasengesho avuye ku mutima avugwa n'ubwoko bwayo. No kuvuga Imana izasubiza amasengesho ubwoko bwayo binyuze mu kudusukira imvura y'itumba. Umekere twitegure yuko Imana igiye gusumiza amasengesho yayo. Reka namwe ndapa gicyo bivuga kuri ingiyo twitegura gusoza, kugira ngo turebe uburyo natwe twagera ku bigero rwo hejuru binyuze mu kwakira Umwuka Wera mu mubiri yayo. Urugero rwo hejuru barimo kutubwira ni urugero rwo kwihana umaramaje, ukababazwa n'icyaha ariko ufite umugambi wo kugicikaho. Kubera ko hariho n'abantu babazwa n'icyaha ariko nta mugambi wo kugicikaho bafite. Akaba yarira akaboroga rwose, umugore wa Farawo, umugore wa musirikare wa Farawo, murinzi wa Farawo, yarabizi wa Potifari. Potifari yararize araboroga, kandi atababazwe no gucika ku cyaha, ahubwo ababazwe n'uko adakoze icyaha. Urumva rero uburyo bwo kurira bwo abantu barira barizwa n'ibintu byinshi, ariko hano haratubwira kubabazwa n'icyaha ariko ufite n'umugambi wo kugicikaho. Icyo gihe rero ni yihe migisha? Uwiteka agusukira umugisha, agusukira imbabazi, agusukira urukundo, agusukira ubuntu bwinshi, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, ubuntu bwinshi, ameza ubwatsi mu bwuri, ameza ubuntu, ameza gukiranuka, hanyuma umuntu akongera agakora imirimo myiza yose, akamenya mu w'Imana ugeze ku ngero wishitse. Reka rero tugabikira abo ngabo, dushimire bene data wadufashije, kandi Imana ikomeze ufasha bene data nabo barimo gukurikirana ibyigisho, kugira ngo Umwuka Wera akomeze akabakabe ku mitima yacu, twihane tubabazwe n'icyaha ntigiciteho, n'izina rya Yesu, amen.